Nongeye kugusuhuza dukunze kubana mu biganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha kuri cano, ibiganiro byubaka umuryango, ibiganiro byubaka urukundo kandi rukaba urukundo rwiza kandi rwanyarwo. Muri aka kanya rero n'ubundi tugiye kuganira ku bintu cyangwa se ku nteruro zigeze kuri 6 cyangwa se uzite SMS cyangwa se message ukuriye kuba wakandikira umukobwa, hanyuma uyu mukobwa uzandikiye ntajijiganye cyangwa se ntatinde mu kuba yagusubiza. Birashoboka cyane ko yaba ari umukobwa ukunda ariko ukabona ni wa muntu utagize ikintu yitayeho, ushobora kwandikira SMS bukaba bwakira atarayisubiza. Cyangwa se nanone birashoboka yuko waba umukunda ariko utarabimubwira, hanyuma ukabona kumufatisha biragoye pe, ukabona nta hantu uri buhere uri kumubwira amakuru yawe, ukabona nta hantu uri buhere rwose uri kumusaba yuko mwaganira. Ndakwinginze rero reka tubane muri iki kiganiro, nkwereke interuro ugomba gutangiza, hanyuma uyu mukobwa akagira amatsiko adasanzwe, akaba ari rwose asigara kwibwirira ati wambabariye ukambwira. Twinjire mu kiganiro cyacu byanyabyo, ariko reka mbanze ngusabe niba wageze ahangaho kandi like kuri no video. Ikindi kandi niba unkunda nkuko ngukunda by'umwihariko, ntiwirengagize gufungura muri comment ngo wandikemo inama ukuyemo hano cyangwa se wandike icyo twazakubwiraho ubutaha, ndetse no mu biganiro byatambutse ariba byaragiye bigufasha ewana. Ubu ugomba kutwandikira ukatubwira ko hari icyo wabashije kuba warakuyemo. Murabizi ko tubanza twakira abantu bashyashya, ntabwo bitinda. Umuntu mushyashya no umuntu utarakanda subscribe, niba utarakanda subscribe uyikandire nangaha, kandi uke gufungura inzogera kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri cano kandi ubibonere kugenge mugiye kubana nk'ibisanzwe n'umuhungu wanyu Rukundo. Mbakunda cyane. Reka dutangire ikiganiro cyacu tuhera ku nteruro ya mbere tujya ku nteruro ya nyuma ari ya gatandatu. SMS ya mbere ukuriye kuba wakandikira uyu mukobwa, mubwire uti hari icyo nifuza ko tuganiraho, sinzi niba witeguye kucyumva. Iyi message izamukurura cyane, atangire yibaza ati uyu muntu ko duhorana, uyu muntu ko dukunda kuganira, ni ikihe kintu yifuza kumbwira. Hanyuma azahita yegura telefone nimba ari gukoresha cyangwa se hari ikindi kintu runaka, hanyuma akwandikiriye akubaza ati ni ikihe kintu yifuza kumbwira. Ubwo rero nawe uzaba uri tayari kandi abizi neza yuko ntawe ntagura umwana, uzaba wagiteguye, hanyuma mujye mwatangira ikiganiro. Ndakubwiza ukuri ko muri no minsi hari igihe usanga rwose bari abantu bigize ba ntiwindeba, ariko ndabizi neza iyi message nuyohereza arayatagusubije yaba nta mayinite afiteho. Ariko nanone igihe yazayabonera cyose ubyumve ko nta bindi bintu bindi yahita ajya amatara guhita ashakisha uburyo akwandikira nawe ukaba wamusubiza. Reka tugende ku nteruro ya kabiri. Uzamwandikira uti hari icyo maze iminsi ndi kugutekerezaho, sinzi niba nabivuga aka kanya. Urumva ukuntu uzaba umuteye amatsiko. Iyi ni SMS azatekerezaho ndetse bidatinze cyane agahita akwandikira ari kukubwira ko birashoboka cyane ko azaba ari kukubwira ati rwose ngo teza amatwi cyangwa se n'ibindi bitandukanye, ariko icyo nzi cyo ako kanya azahita akwandikira akeneye kumenya ibyo bintu umutekerezaho utaramubwira. Tudatinze reka tugende ku nteruro ya gatatu. Interuro ya gatatu uzamwandikira uti hari akantu nkubona nagatuma mpagaritse umutima, ntakubeshye ndagakunda cyane. Iyi ni SMS azatekerezaho ndetse akanagira amatsiko yo kumenya ako kantu yaba gukorera cyangwa se ako kantu umubonaho gatuma ukunda cyane, ndetse azahita nakwandikira ashaka kumenya ako kantu akariko. Ndabizi ntabwo azarenza amasaha rwose akimara kubona SMS azahita akwandikira. Hanyuma nyuma yuko akwandikiye, niba hari ibintu runaka wifuza yuko mwaganira cyangwa se ako kantu kakamubwira, hanyuma ndetse ukaba unaboneyeho uburyo bwiza bwo kumufatisha, ugatangira kugenda umuganiriza ibiganiro bigiye bitandukanye, bimwe byose mwagiye mubona hano kuri YouTube yacu twagiye twigisha. Ubaye utarabibonye wamanukamo hasi rwose ugenda ubona ibiganiro ndetse n'inama zitandukanye utabonye, ndetse ukagenda urushaho kugenda umenya byinshi ku rukundo. Reka tugende tugere ku cyakane. Icyakane uzamubwira uti biragoye kubyumva, umenye ibyo niriwe ngutekerezaho umunsi wose. Iyi SMS numara kuyandika uzashyireho utudomo twishi, hanyuma namara kuyibona azahita kwandikira ako kanya ashaka kumenya ibyo bintu wiriwe umutekerezaho. Azagira amatsiko adasanzwe, hanyuma nawe uzaboneyeho uburyo bwiza bwo kuba wamwakira mukagirana ikindi kiganiro. Bishoboka ko hari ibindi bintu wifuza kuba wamubwira, uzaba uboneyeho kuba wamubwira ibyo wifuza ko amenya. Ntabwo turi butinde uyu munsi, tugiye kunyarukira ku nteruro ya gatanu. Wakandikira umukobwa agahita agusubiza nta kujijinganya ndetse
adatinze. Interuro ya gatanu uzamubwira uti hari ibintu nkubonaho nkabyishimira, gusa ubu ngubu ndahuze ninza guhuguka ndaza kukubwira. Birashoboka cyane ko wazamubwira yuko uhugiye mu kazi cyangwa se uhugiye ku ishuri. Ni ibintu bitandukanye abantu benshi baba bahugiyemo, bizaterwa n'icyo wumva wowe uzamubwira. Hanyuma ndakubwiza ukuri, iyi SMS nayibona uzaba umuteye amatsiko akomeye cyane ku buryo cyagiye wifuza yuko uri buze kubimubwirira ntabwo ari wazabona icyo gihe kigeze. Ntabwo turi butinde, turi kugenda twerekeza ku musozo. Gatandatu ariyo nteruro ya nyuma cyangwa se ariyo SMS ya nyuma, uzamwandikira uti hari inkuru nifuza kukubwira ariko ndaba ntegereje gatoya. Ndakubwiza ukuri, ako gatoya uri kuvuga uzaba utegereje ntabwo azakwemerera ako gatoya rwose kagerwaho, kuko azahita kwandikira kubwira ati mbabarira umbwire kuko ndumva ashaka kumenya iyo nkuru. Ubwo rero nawe ntabwo uri umwana, ufite uburyo uzahita ubigenza. Icy'ingenzi nuko uzaba umuteye amatsiko yo kugerageza kumva ikiganiro cyawe. Reka ngushimire rero mwebwe twabanye muri ibi biganiro, cyangwa se mwebwe twabanye muri iki kiganiro tukamenyera hamwe izi nteruro zigeze kuri 6 wabwira umukobwa ndetse wamwandikira akaba yahita agusubiza adatinze. Nizere yuko ukuyemo isomo. Hanyuma niba hari icyo wumva kikunejeje cyangwa se wumva hari icyo wungukiyemo, wandike muri comment tubwire ko hari icyo wungukiyemo. Ikindi ugenzo niba amaze gukanda like kuri no video, hanyuma niba uri mushyashya unagenzo niba amaze gukanda subscribe